Yizwa mu gitondo cyaho naje mu rusengero, nagiye mbazana nta rusengero rw'abarokore, nuko nabazaga gusa. Urusengero rwa mbere banyeretse kwa kundi abantu binjira abashyitsi bajya inyuma, jewe bahise bahamagara ngo reka twakira abaririmbyi nko kubakiriye korari, mpita ndabatanga. Narabatanze nambaye nabi, ubu njya mbyibuka nkumva nari nambaye akantu k'agakabutura kagufi, agasengeri, baza agasengeri mu rusengero. Iyo myaka ingofero ireba gutya na cyafime kiri hano gusa mu gatuza. Umuyobozi wa gahunda ati haleluya, tubahaye ikaze, reka twakira abaririmbyi. Mbona bihagurukije gahoro. Hari ukuntu kera bahagurukaga korari bakabanza kuririmba bakiri nano barabikora, bakaza baririmba, so baratinze bategereje. Nta n'inanga bagiraga, yari akantu k'ingoma bakubita bagatangira. Igihe bazaviraho bagiye kubona nabatanze mpagaze imbere y'abapastori meze ngo kuko bahamagaye abaririmbyi. Senior pastor yari adahari, umushumba mukuru yari yagiye kubwiriza i Butare muri campus. Hanyuma umwungirije niwe wari uhari n'abadiyakoni, byari itorero ritari rinini cyane. Hanyuma protokole baza biruka bavuga ngo urumva nawe iriyo shusho usaka kantu. So ako kanya pastor uhari tarabahamagara barembuza bagati ni mumureke, kandi mwibuke nambaye nabi. Arababuza birabacanga. Abaririmbyi bamaze kugera hano imbere, pasteur wabo ubu yaratashye agiye kubana n'umwami Yesu, ahita araza imbere gahoro, yabuze uko njyana inyuma kuko bari bambaye rouge noir, ndabyibuka, amajipo meza maremare. Arambaza uririmba iri hejuru ni yose. Ndamubwira ngo ndirimba yose, yabuze uko nkura imbere. Ahita arambwira ngo ngwini inyuma mu majwi ya muri tenor. Ni okay. Anyegeza inyuma gahoro njya ku murongo w'inyuma, ibiri y'imbere bahita baregerana ku buryo ntabwo abantu babona ukuntu nambaye. Icyumweru gikurikiraho rero nibwo nahise ntangira guhimba indirimbo. Nukuvuga ngo giye kuva umunsi wa mbere ninjira mu rusengero ndi kuri podium kugera uyu munsi. Nta gihenzi ishyushye intebe nicaye wapi, nazanye umuvuduko. Umutwaro wanjye ambwira ngo kuko uwo mupastori navuze wungirije wari uhari niwe mutware wanjye ubu ngubu. Bajyaga bamuserereza bakamubwira ngo rata utubuza kumukura imbere. Arababwira atashwi ati numvaga ni umunyabyaha, nyine yasaga nk'umunyabyaha, ariko nkumva Imana ituzaniye umunyabyaha, si byiza guhita umuca imbaraga. Kandi rata abantu nkora gahoro bahita batangaza umubatizo. Pastori mukuru ataraza, ndabyibuka, sinanizi ko baniyandikisha, njya kubatizwa. Mbaza ngo nagiye nambaye gute, yagiye kubona umuntu aratungutse ati Yesu Kristo. Protokole baraza, buriya mujye mwitonda, hari igihe Imana izana umukozi wayo adasa nk'uzayikorera, ariko niyibizi urwikunda umunyabyaha. Uwo munsi umubatizo still umutwaro wanjye niwe wari wabatije. Bose bajya ku murongo, nza nyuma. Kumbe abandi barize babaha n'igihe cyo kubabwira ibyo batwara. Uzana eswime, hari imyenda uhindura, sibyo, hari utuntu twinshi bababwira. Jewe bangezeho yibuka ko atanyigishije, kandi nibwo nkiza. Abona agiye kumbuza, abona ngiye kugira gute. Ndabaza hari kimbuza gukizwa kubatizwa. Arandeba ati vayo tukubatize. Atari kurakuramo inkweto ni nta kibazo, nakaga kabutura kanjye kandi. Kumbe mama abandi binjira mu mazi bafite ibindi bambara nyuma. Nasohotse njejeta mpepera abantu bose ni nabatijwe. Haleluya, nagize nte
nabatijwe. Mukanya mbona protokole bati genda uhindure. Nimpindura iki? Ndaguma mu mazi y'umubatizo. Nagiye mu muhanda njeje tameze ariko umunezero ari wose. Igihe kimwe rero haciyemo igihe gito, umubyeyi wacu leta arapfa. Tujya mu buzima rero urabwumva nawe. Igihe kimwe rero naraje nahise mba umuyobozi mu baririmbyi. Nyuma y'igihe runaka nzari uri buyobore kuramya no guhimbaza, ariko duturuka kure. Naturukaga Indera hafi ya Karayesi, abazi ku bitaro. Eglise iri Kicukiro centre, murahabona harenge aha, murabona ku karere juste en face niho hari eglise. Cyo gihe nta tike. Ubwo iyo traje mwayibonye, narakandagiye nza nkandagira mvuga ngo mpaka ndagenda mpaka ndayobora. Numvaga ari amahirwe yo gukorera Imana. Ndaza kandi mu nda nta kintu cyari cyagiyemo nijoro. Icyo gitondo habe nakari kagiyemo. Fata uru rugendo murarureba. Narinzi inzira zose z'ubusamo, ku buryo twatungukaga hano mu gishanga cya Sahara ugahita upasura ugwa Kicukiro hepfo ukomeza ukagera hariya. Ngerayo naniwe, mwakurikiye, ndushye, mu nda harimo. Pastor araza rero imbere ati nimuhaguruke mwese, haleluya, tugiye kuvuga aya magambo. Nguma nicaye, narimo ndashaka akabaraga kagira gute kaza kuza kuririmba, ariko numva bitarimo. Nibaza ubuse genda za kuririmba ibikigugu. Hari igihe ujya kumva ntuzi ibyo uracamo, bijya bibashikira namwe. Pastor ati bwira mugenzi wawe gutya, bakabwirana. Reka mbwira ndetse nibabwirane barahaza. Nari nkifite ubwana bwinshi, nibabwirane buriya nkomeza ndeba hasi. Nari nicaranye n'umusaza ukuze twamwitaga data, kubera gukunda kuvuga. Yajyaga gusuhuza umuntu ati yego data, uraho data, tumwita data. Niryo nari narafashe. Twari twicaranye, yarakuze cyane mu myaka nka 90. Bakavuga ngo bwira mugenzi wawe gutya, akabona agiye mwicaye iruhande ntacyo ndimo ndavuga. Arahindukira, ibyo bavuga ntabivugewe, ankora ku bitugu ati mwana wa mpita ndareba. Humura, dore imvi zirinze ziba uruyenzi, ntabwo yigeze intererana.